uragira uti njya kubona ubutumwa, hari ubutumwa nabonye, hari ibyo Imana yambwiye, turagira ngo noneho bite twinjira mu butumwa nyirizina bw'Imana yaguhaye kugira ngo ugeze ku badukora. Ko mbere basengaga bamaze kwihana ibyaha, ninde wabaroze gushyira? Irambwira ngo abasirimba ku gatuti baba bafite ibyaha, abaririmbyi bafite ibyaha, abanyamasengesho bafite ibyaha. Nta munsi n'umwe bafata nibura ngo bapfukame bihana ibyo byaha. Ninde wabaroze guhora buri gihe umwaka ugashira undi ukaza undi ugashira bashyira izina ryanjye mu kanwa kabo, kandi ari abanyabyaha, ari abanyaminwa yanduye? Irambwira ngo kubera ko insengero nyinshi zimeze nk'amabotike, ntabwo ari ijambo ry'Imana bavuga, ahubwo bameze nk'umucuruzi uri muri botike yiwe uburata ibicuruzwa byiza kugira abantu bamugurire, ariko imbere y'Imana, Imana itamubona ko ari umukozi wayo. Imana irambwira ngo nimbabwire ngo ninde wabatumye kabiri gatatu, ninde wabaroze gushyira izina ryanjye mu kanwa kabo kandi ari abanyabyaha. Imana yabimbwiye ibabaye cyane, kuko nagiye kubona mbona habanje kuza umuyaga mwinshi umuyaga mwinshi uraza mwinshi, ndetse nkajya mbona bari kubata hanze, babata hanze. Nibavangura ibyaha babireke, nibamara kwihana ibyaha byose njye Uwiteka bagasenga nzongera mbakingurire. Ariko irambwira ngo ntabwo ari bose, hari bamwe mfungiye burundu ku buryo batazongera kugira gute gusenga. Ariko nibihana uhereye ku mupasiteri ukageza ku mukristo usanzwe, bose bihana, kuko bose bafite ibyaha kandi bakoze iminsi mu mazi menshi ndetse no mu mwuka wera, bafitemo ibyaha by'ibigugu ndetse biruta ibya wa undi waje gufata agakiza uwo munsi. Imana irababaye cyane rero, Imana irababaye cyane. Niba kundo kandi bihanire kureka, Imana izongera ibakingurire, nta nubwo ari kera. Yambaye udukora yarangiza akajya imbere y'Imana agahogoza akarira akaririmba, uwo nguwo abona ko Imana imubona? Ntabwo imubona. Imana irambwira ngo abo ngabo ni abarozi imbere y'Imana, ni abarozi baroga uburozi bwo gutera abagabo amarari n'abasore amarari. Umuntu akajya mu rusengero yambaye umushumi, amabere ari hanze, ibitugu biri hanze. Ninde wabaroze? Yirya nk'abagore yimwaringa. Abagabo baremwe n'Imana koko? Ninde wabaroze ayo marozi? Ninde yabahaye? Dutangiye tugusuhuza kandi tukwifuriza amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana Data wa twese, weho mukunzi wacu dukurikira aho uherereye hose. Dufashe umwanya tukwifuriza kugubwa neza mu kazi kawe uri gukora uyu munsi. Biranashoboka ko nta kazi waba ufite cyangwa se ukaba uri kunyura mu buzima butakoroheye. Dufashe umwanya twinginga Imana Data wa twese kugira ngo uyu munsi uhure n'ukuboko kwiza kwayo, iguhindure amateka, ubuzima bwawe burusheho kugenda bumera neza cyane. Nge wumva ndi Ngoboka Miriam Theo, uyu mubona ni umutumirwa. Birashoboka ko yaba ari ubwa mbere umubonye kuri kamera zacu, ariko nanone si ubwa mbere. Nagira ngo rero kano kanya yibwireweho umubonye ari bwo bwa mbere, kugira ngo tubane mu kiganiro wamaze kumumenya neza. Murakoze. Nitwa Uwimana Marita, niyo mazina yanjye. Umugabo n'umwe, abana ni 9, n'abandi 2 ndera, ntazi iyo nyirabo yagiye. Imana ishimwe kandi habwa icyubahiro. Nkaba narabatijwe 9/3. Niho nabatijwe muri ADPR aho bita Gashonga Icyangugu. Nicyo gihe nabatijwe mu mazi no mu mwuka wera, niko Imana yabishatse. Ariko ubu ntuye i Kigali, namaze kwimukayo. Ubu ni Kigali ntuye, umurenge wa Ndera, akagari ka Cyaruzingi, umudugudu w'Abakora. Imana ishimwe rero kuko yabishatse kandi ikaba yarabyemeye. Umwirondoro wanjye ni uwo nguwo. Mari, umeze neza? Meze neza, uretse ko numva nasaraye. Yegereze mikoro. Nasaraye nuko naho ubundi meze neza, ariko umuhogo ntabwo hameze neza. Wasanga ari aka kavumbi. Iri vumbi
ariko no gusenga nabyo birasaraza. Ariko nta kibazo mu bundi buzima, numva ntaho ndibwa, ntaho ndwaye, nta kibazo rwose, Imana ishimwe. ubwo ari we wasanga umaze n'ubundi uvuye mu y'imisi. N'ubundi iyo nasenze ndasarara, iyo nasenze igihe cyose ndasarara. Okay, mbere yuko wenda twinjira mu kiganiro nyirizina, turagira ngo dufashe utangire uturagize Imana. Reka dusenge. Mana, turagushimiye, uri Imana yera kandi uri Imana ifite imbaraga, uri Nyiringabo Imana, uri Uwiteka, ufite ububasha n'ubushobozi. Tugushimiye ko waturinze, ukaba waraturengeye mu bintu byose. Hari ibyaduhigaga, hari ibiturwanya umunsi ku wundi, ariko uhabwe icyubahiro kuko utwemereye kongera kuvuga izina ryawe duhumeka umwuka w'abazima. Ushimwe, uhabwe icyubahiro kuko wongeye kuduhuza kugira ngo tuvuge izina ryawe nta gikuba cyacitse muri twebwe. Amamara Yesu kandi ushyirwe hejuru. Aya masaha tugiye gutangira, tutangirane nawe Mwami, ndetse dutangirane n'abantu bose waremye baduteze amatwi n'abazatwumva. Amahoro n'imigisha Mwami bizababeho, kandi Kristo bazagubwe neza. Uri Imana rubasha ushoboye byose, iyo mitima turayikuragije ngo ibane nawe. Natwe aya masaha dutangirane nawe, dusozanye nawe. Nukuri abanyarwanda bose n'abanyarwandakazi, Mwami ubane nabo n'imitima yabo yose, uyirinde muri byose kandi uyirengere muri byose. Ahabwa icyubahiro kuko uri Uwiteka. Rero tweretse gahunda zose ziri imbere, ziyoborwe nawe kandi zigenzwe neza nawe. Dusenze twizeye ko ubikoze ku bwawe Yesu, amina. Mari, muri ino minsi umaze iminsi uri gusenga, kandi gusenga bigirwa no kuririmba no gusoma ijambo ry'Imana. Muri ino minsi ijambo ry'Imana riri kugufasha n'irihe? Ijambo ry'Imana rimfasha riri muri Zaburi igice cya mbere n'umurongo waho n'uwa mbere. Ababwira ngo hahirwa abatajya mu nzira, abadahagarara mu nzira z'abanyabyaha. Arongera ngo hahirwa uticarana n'abakobanyi. Iryo jambo riri kumfasha muri ino minsi. Sinzi niba twarisoma, riri kumfasha. Ndashaka nanjye mbe muri abo ngabo, nanjye mbe uhiriwe muri bo. Kuticarana n'abakobanyi, kutagendana n'abanyabyaha. Ndashaka nanjye muri iyi minsi nanjye mbe umwe muri bo. Sawa, rero iryo jambo riramfasha. Ni Zaburi igice cya mbere umurongo waho n'uwa mbere. Imana ishimwe. Zaburi ya mbere igice cyaho cya mbere, soma duhereye ku murongo waho kandi wa mbere. Haravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicare n'abakobanyi. Ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko niyo yibwira ku manywa na nijoro. Wazahanwa n'igiti cyatewe hafi y'imigezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma. Icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Ababi ntibamera batyo, ahubwo bahanwa n'umurama utumurwa n'umuyaga. Nicyo gituma ababi bazatsindirwa ku munsi w'amateka, n'abanyabyaha bazatsindirwa mu iteraniro ry'abakiranutsi. Kuko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi, ariko inzira y'ababi izarimbuka. Amen. Amina. Rero ayo magambo muri iyi minsi ari kumfasha cyane. Ari kumfasha kandi nawe uyumvishije, ugize amahirwe ibyo byiciro byose ntubibemo, wazabona Imana kandi icyo wazakora cyose cyazakubera cyiza. Iyo Zaburi muri iyi minsi iri kumfasha cyane. Ni ukuri buri wese nawe uza kuyumva imufashe, kandi igira aho imukura. Igira aho imukura, igira ahandi imutereka. Kuko niba yicarana n'abanyabyaha akaba yicarana n'abakobanyi, ubwo agomba guhita bavamo, kugira ngo Uwiteka agire gute, amwishimire. Icyo kibwiriza muri iyi minsi kiri kumfasha cyane, kandi ndi gusaba Imana ngo
nanjye nzabuhiriwe nzabuhiriwe kandi icyo nzakora cyose kizambere cyiza kandi ntihakagire amategeko ampana kuko nakunze gukiranuka ndi gusaba Uwiteka ngo abimfashemo mbega agakiza gashora imizi muri njyewe kandi gashora umuzi ufashe icyampa n'abaduteze amatwi n'abazatwumva bose nabo bari ko bizagenda udafite agakiza azahita ajya mu gakiza cyumva aya magambo kandi azashora imizi mu gakiza kuko icyo azakora cyose kizamubera kiza mu gihe azaba ari mu gakiza ariko mu gihe atari mu gakiza ni igihombo ibyo yakora byose nta nyungu irimo ijambo ry'Imana rwose rabivuga nta nyungu irimo ni igihombo ariko naba akijijwe icyo azakora cyose kizamubera cyiza Imana ishimwe rero kandi azagubwa neza kurushaho kuko nta muntu ubana n'Imana ngo agubwe nabi bigenda biza Imana ikagira guti ikabikuraho kuko uba uri inshuti y'Imana Imana ishimwe rihabwa icyubahiro iri ni ijambo riri kugufasha wifuriza umuntu wese kuba umunyamahirwe kandi wifuriza ko buri muntu wese yakwirinda kwicara n'abakobanyi akirinda guhagarara mu nzira z'abanyabyaha hanyuma indirimbo iri kugufasha muri ino minsi yo yaba ari nk'iyihe indirimbo iri kumfasha nayo ni nyinshi indirimbo zimfasha hari n'ibivuga ngo ayigitare cy'Imana reka ngungireho kubw'imbabazi zawe kera waramenewe none ubu nkwihishemo umujinya w'Imana none ubu nkwihishemo umujinya w'Imana amazina maraso byo mu rubavu rwawe bingiza uburyo bwombi urubanza rw'ibyaha n'imbaraga mbi zabyo bye kuzansinda ukundi n'imbaraga mbi zabyo bye kuzansinda ukundi ibyo twakora byose n'umwete wacu wose n'amarira adashira n'agahinda gasaze byose ntibyashobora kudukura w'ibyaha byose ntibyashobora kudukura ibyaha ntacyo nzanye mu ntoki kibasha kuncungura simfite icyo naguha nizeye umusaraba uwo wamfiriyeho niwo njyaniringira uwo wamfiriyeho niwo njyaniringira dore nambaye ubusa ndakwinginze unyambike sinabasha kwikiza ndagushaka ubuntu unyuhagire ibyaha mutabazi ne gupfa unyuhagire ibyaha mutabazi ne gupfa unyuhagire ibyaha mutabazi ne gupfa. Haleluya. Amen. Iyi ndirimbo iramfasha cyane. Iyi si utabifashijwemo n'Imana ntabwo yakugeza aho ushaka kugera. Iyi ndirimbo rero buri wese uyumva nawe igira himukura. Ibintu byose twakora byose ni ubusa. Ni ubusa
ibintu byose twakora ni ubusa. Ntabwo byatumara umubabaro, ntabwo byatwishyura amadeni, ntibyatumara agahinda, nta na kimwe byatumarira. Ariko uyu mwami Imana ashoboye byose ku buzima bwacu, kandi ni ukuri ni umukozi w'umuhanga. Niyo ataragira icyo akumarira ntabwo aguha rubanda. Ntabwo aguha rubanda, kandi abari bugufi yakubwira ati mwana wanjye humura ndaje. Rero muri iyi minsi nubwo umuntu aba yambaye, abantu bambaye ubusa ni benshi kandi ubona inyuma baba bambaye, ariko bujya mu mwuka abantu benshi bambaye ubusa. Niyo mpamvu rero tubwira Imana iyi ndirimbo ivuga ngo nyambika, itwambike kandi iduhanagureho urubanza rwose rw'ibyaha ndetse n'imbaraga zabyo. Kuko icyaha ubasha kukireka, ariko Imana itaguhanaguye imbaraga zacyo n'ubundi kirongera kikagaruka. Imana ishimwe rihabwe icyubahiro, uwamuririmbyi aramfasha. Rero tukiri aho nyine nibwo murimbyo nimufasha, ariko ubutumwa mbubona hari indirimbo Imana yampaye, ntabwo naririmbaho agace kanini y'igitero kimwe gusa, igitero kimwe cyonyine, abandi bazakurikirana ibindi bitero. Iravuga ngo uri hehe mwana w'umuntu, urahamagarwa uwakuremye aragushaka, garuka mu rugo. Uri hehe mwana w'umuntu, urahamagarwa uwakuremye aragushaka, garuka mu rugo. Wowe wumva imirindi y'Uwiteka aragushaka, wowe wumva imirindi y'Uwiteka aragushaka. Uri hehe mwana w'umuntu, urahamagawe uwakuremye aragushaka, garuka mu rugo. Uri hehe mwana w'umuntu, urahamagarwa uwakuremye aragushaka, garuka mu rugo. Imana ishimwe rero. Niyo ndirimbo yarayimpaye. Imana iteze amaboko, wemera kwihana wese iramubabarira, wemera kureka ibyaha atari ukurepeta ngo ejo yongera bisubiremo, uwo ngo Imana imutegeye amaboko, iramushaka, iramukeneye, iri kumuhamagara. Harimo n'ibindi bitero byinshi, ariko ntabwo byashoboka ngo tubirimbe byose. Uwumva icyo gitero arashakisha ahiri, arahita ayibona yose ayiririmbe. Ikubiyemo ubutumwa, buri wese akuremo ikiwe, ikibazo afitanye n'Imana. Ubundi iyo ufite ibyaha uba ufitanye ikibazo n'Imana. Iyo uri umukiranutsi wayo uba wemerewe kuyishima no kuyiramya no kuyihimbaza. Ibyo ngibyo uba ubyemerewe. Warangiza ukayisenga uyishimira ibyo yakoze n'ibindi izakora iyo uri umwana wayo. Iyo uri umunyabyaha uhita ukuramo ibyaha, warangiza nawe Imana ikaguhindura icyaremwe gishya muri yo. Imana ishimwe rero. Amen. Amina. Hanyuma rero uragira uti njya kubona ubutumwa, hari ubutumwa nabonye, hari ibyo Imana yambwiye. Turagira ngo noneho duhite twinjira mu butumwa nyirizina bw'iki Imana yaguhaye kugira ngo ugeze ku badukurikira. Imana ishimwe kandi murakoze. Imana yarambwiye ngo yarababaye cyane, ibabazwa n'abana b'abantu yaremye. Irambwira ngo genda ubabwire ninde wabaroze, ko mbere basengaga bamaze kwihana ibyaha, ninde wabaroze gushyira izina ryayo mu kanwa kabo kandi ari abanyabyaha. Icyo gihe hari kuwa mbere inyereka ibyo bintu, hari nko mu masaha 12. Irambwira ngo genda ubabwire ngo ninde wabategetse gusenga. Irambwira ngo abasirimba ku gatuti baba bafite ibyaha, abaririmbyi bafite ibyaha, abanyamasengesho bafite ibyaha. Nta munsi n'umwe bafata nibura ngo bapfukame bihana ibyo byaha, ahubwo bakaguma bashyira izina ryayo mu kanwa kabo kandi ari abanyabyaha. Irambwira ngo abantu bose n'abashumba, ngo kandi abashumba n'icyo kibwiriza cyo kwihana ibyaha ntacyo bagishyiraho. Irambwira ngo genda ubambwire ngo ninde wabaroze. Imana igendana n'abera kandi bana n'abera, ikorana n'abera.
ninde wabaroze guhora buri gihe umwaka ugashira undi ukaza undi ugashira bashyira izina ryanjye mu kanwa kabo kandi ari abanyabyaha ari abanyaminwa yanduye intoki zabo zikora ibyaha byo bambwire ngo ninde wabaroze niko Imana yambwiye irambwira ngo ntabwo mu gufunga insengero Imana nayo yabishatse niyo yabishatse irambwira ngo kubera ko insengero nyinshi zimeze nk'amabotike ntabwo ari ijambo ry'Imana bavuga ahubwo bameze nk'umucuruzi uri muri botike yiwe uba urata ibicuruzwa byiza kugira abantu bamugurire ariko imbere y'Imana Imana itamubona ko ari umukozi wayo imubona nk'umuntu ufite akabotike ke cyangwa alimentation yiwe aba arimo agaragaza ibintu byiza ariko atari kumwe n'Imana ati rero icyo gihe umukozi wanjye nyakuri ntabwo agaragara nta nubwo bamenya uwo ari we kandi nanjye imbere yanjye ntabwo uwo mubona kuko intoki ze zirakora ibyaha umutima we ni uw'ibyaha mbega ari muri bizinesi ariko akitwaza izina ryanjye Imana irambwira ngo nimbabwire ngo ninde wabatumye kabiri gatatu ninde wabaroze gushyira izina ryanjye mu kanwa kabo kandi ari abanyabyaha Imana yabimbwiye ibabaye cyane kuko nagiye kubona mbona habanje kuza umuyaga mwinshi umuyaga mwinshi uraza mwinshi ndetse nkajya mbona bari kubata hanze babata hanze irangiza irambwira ati narababaye cyane abe ku mupasiteri abe umukirisitu abe umuririmbyi umuvugabutumwa wese nta n'umwe wihana icyaha n'umwe barabikora baryohewe n'ibyaha baryohewe n'ibyanjye mbega barabivangavanga njye bikambabaza nibavangura ibyaha babireke nibamara kwihana ibyaha byose njye Uwiteka bagasenga nzongera mbakingurire ariko irambwira ngo ntabwo ari bose hari bamwe mfungiye burundu ku buryo batazongera kugira gute gusenga kuko barambabaje cyane ariko uri bwihane akangarukira nzabafungurira nzabakingura bongere basenge ariko mubabwire ngo barambabaza abajya kubwiriza ku gatuti bambaye amakora abajya kubwiriza ku gatuti bambaye amakanzu ameze nka supaneti Imana irambwira ngo narababaye cyane barabikora nk'abihorera ibyo bakora biherereye ibyo bakora bavuye kurepeta bavuye kubwiriza ku gatuti njyewe Uwiteka byarambabaje ubabwire ngo ni njyewe wafunze nibakiranuke bakora ibyo nshaka kandi bubahirize n'inshingano z'igihugu cyabo ibya Kayizari babihe Kayizari n'ibyanjye babimbe ahasigaye nzabafungurira nteze amaboko ntegereje kubaha imbabazi uzaca bugufi wese akihana nzamubabarira insengero zimwe nzongera nzifungure ariko ntabwo ari zose hari izo mpanaguye burundu Imana ibimbwira irakaye uragira uti Imana ibimbwira irakaye kandi Imana yarambwiye ngo nze mbwira abantu yuko bagomba kwihana kuko n'ubundi nibatihana hari insengero ntazafungura ariko nibihana hari insengero nzafungura bivuze ngo abantu batihannye n'ubundi birashoboka yuko hari zakomezwa zigafunga n'ubundi ukuntu bimeze nibatihana ntabwo zizafunguka ariko nibihana uhereye ku mupasiteri ukageza ku mukirisitu usanzwe bose bihana kuko bose bafite ibyaha kandi bakoze iminsi bagakora ibyaha bakanasenga byababaje Imana nibihane nibamara kwihana basenge Imana izahita igira gute Imana ni nyembabazi shaka kukubara uyu munsi ejo ikagufungurira Imana ni nyembabazi ariko bihane baranduye bazinutswe burundu apana kwihana uyu munsi ngo bazongere babisubiremo bahura barepeta ibyaha ntabwo Imana ibishaka nibakizwe bavuge izina ryayo bavuge ari bavugishije basenge hari basengesheje kandi bagira urukundo bakundane cyane ntibite ku nyungu zabo ahubwo bite ku nyungu z'umuntu wanjye naremye z'umurimo wanjye umuntu ubabaye bamenye ngo arababaye
iranambwira ngo mbabwire ngo ese ko ijambo ryayo rivuga ngo abarwayi babasengere babarambitseho ibiganza, ngo nimbaze ngo ninde murwayi bagisengera bamurambitseho ibiganza. Irambwira ngo irababaye cyane, abantu banjye bishwe n'indwara nyinshi, barangiza bakabyina bagasirimba, nta mushumba ubaramburaho ikiganza, nta mushumba udiyakoni ubakoraho, indwara bazanye, ibyaha bazanye byose bakabisubiranayo. Irambwira ngo ko kera bashyiragaho akarago kuri aritari, bagashyiraho akarago ko kugira ngo umuntu wese ufite icyapfa n'Imana apfukameho, kuko ibyo bintu bitakibaho. Niki cyabisimbuye? N'abapasiteri ntabwo babyigisha, bigisha ibindi bakigisha ibindi. Rero Imana irababaye cyane, kandi Imana ibabajwe n'umuntu wayo ugiye kuzarimbuka kuko atabwirijwe kwihana, kandi baba barimo bagashaka b'abakristu ngo baje bwa mbere bashaka kwakira Yesu n'umwami n'umukiza, kandi mu bakristu babatijwe mu mazi menshi ndetse no mu mwuka wera, bafitemo ibyaha by'ibigugu ndetse biruta ibya wa undi waje gufata agakiza uwo munsi. Imana irababaye cyane rero, Imana irababaye cyane. Nibajye bavuga muri rusange mu ushaka kwihana apfukame hariya yihane, barambura akarago, ahaguruke mu ntebe aho yicaye aza apfukame, bamusengere kubw'ibyaha bye. Apana kuvuga ngo umuntu uje gukizwa none ngo ushaka kwakira Yesu ngo nk'umwami n'umukiza. Irambwira ngo muri bo hari abamwakiriye ariko bafite ibyaha bikomeye biruta ibya wa undi uje gufata agakiza uwo munsi. Abo ngabo kandi Imana irabashaka nabo, nta muntu wo kujugunya Imana ifite. Rero bajye bagira babasengera abarwayi, babarambikeho ibiganza, abanyabyaha bapfukamye babasengere babarambikeho ibiganza, kugira ngo bakire ibyaha bakire n'indwara. Imana irambwira ngo ibyo byose barabitaye, bari hejuru, ibyo byose barabitaye, bibereye mu bindi, bibereye mu bitangaza, kandi abantu banjye bari gushira bamarwa n'ibyaha, bamarwa n'indwara. Imana irimbwira amagambo kwibabaye cyane, nibabikosore, nibamara kubikosora gukinguraho igiye kubakingurira bamwe, ariko ntabwo ari bose. Ntabwo ari bose, ariko bamwe bagiye gukingurirwa, niko Imana yambwiye. Irambwira rero ngo ntabwo niyo yabishatse ko bafunga, ntabwo ari igihugu cyonyine cyafunze, ngo nayo yarabishatse, niyo yabishatse ibateramwo uwo mutima, kubera ibyaha byabo byayinukiye bigeze ahangaha. Nibakizwe neza rero, basenge kandi bagire urukundo, kandi bihanire kureka, Imana izongera ibakingurire, nta nubwo ari kera, niko yambwiye. Uragira uti Imana izongera ibakingurire kandi nta nubwo ari kera, ariko hari ijambo rigeze kuvuga ngo abapasiteri ngo gukora ibyaha. Koko iyo uvuze ngo abapasiteri bakora ibyaha n'ubushatse gutukisha umurimo w'Imana, nta mupasiteri waba ukora ibyaha kandi ari uwo gusengera abandi, ari uwo kwihanisha abandi. Ngewe ibyo ngibyo bizi Imana ibazi, yarambwiye ngo uhereye ku gatuti kugeza ku mukristo wo hansi, bose bafite ibyaha, kandi abapasiteri n'ibindi byaha bafite. Ntabwo bigisha ku cyaha ngo abantu bareke ibyaha, icyo kintu ngo ntabwo bakigishaho, baca hejuru bakagenda babica hejuru. Rero Imana nibazi, kuko yambwiye ngo uhereye ku bashumba ukamanuka hasi, irambwira ngo bafite ibyaha. Ibyaha bafite rero Imana nibizi, nibizi babiziranyeho. Ntabwo Imana kandi ibeshya, ntabwo imbeshya. Buri wese uzi ko ari umushumba akaba afite icyaha. Erega no kutigisha ku cyaha ngo abantu bihana ibyaha nacyo ni icyaha. None se niba umuntu umuha gushima yambaye imini agaga ku gatuti, nacyo ni icyaha. Utamukebuye nacyo ni icyaha. Umuntu akajya ku gatuti yambaye ikanzu ndende, inyuma ukabona ni ndende ariko ari nka supaneti ureba ahantu hose, nacyo ni icyaha. Agatuti ntabwo ari ukuhagarikaho umuntu wese, banza umurebe inyambaro yambara, banza umurebe uko yitwara, uko yifashe, pana gushyiraho umuntu wese kuko atanga ibya 10, kuko akiranuka, kuko gahunda zitorera zitabira, ariko iz'Imana ntazo yitabira. Icyo rero kibabaje Imana, kibabaje Imana. Nibarebe bongere bagaruke ku gice, bagaruke bajye muri Bibiliya,
barebe ijambo ry'Imana rikura abantu mu byaha, rikiza abantu indwara, bongere bajye barisomera abantu bagubwe neza, buri wese amenye ikibi cye. Umusambanyi areke ubusambanyi bwe, umujura umuhehesi areke ubuhehesi bwe, umusinzi, umunyamagambo, amagambo ni mabi cyane. Noneho ngo umubeshyi we akanabikora, Bibiliya iravuga ngo bagire gute? Bamuhambiriza urusyo ku izosi, ajugunywe mu nyanja y'amazuku. Kubeshya ni icyaha kibi, ariko uzarebe amatorero yose nta na hamwe babyigisha, nta na hamwe. Bari muri gitware, fata igitangaza, zana ituro tugusabira umugisha. Arawurira hehe? Ari umunyabyaha afite ibirwara, arawurira hehe? Imana iraje rero kandi ije guhana buri wese. Hanyuma nyuma yuko abantu benshi twari turi mu gahinda, dufite umubabaro, twumva twigunze kubera ko insengero bazifunze, Imana iragutumye ngo uzubwire abantu yuko igiye gufungura insengero. Igiye kuzifungura. Ikimana bapfa nayo ni ibyaha byabo. Ibyaha byabo nibyo byayinukiye, basirimba bisirimbana, babyina bahanura babihanurana. Ibyo byaha byayo nibyo byababaje Imana. Rero iberetse ko ifite ububasha ko gukora icyaha ari bibi. Imana ibabara, bareke kubabwira iby'inyungu zabo, bababwira iby'imishinga yabo, iby'indamu zabo. Nibababwire ko icyaha kibabaza Imana. 2 3 umuntu yinjira mu nzu y'Imana, none ntibakinerekwa. Musambanyi araza agatanga 10. Ntibamubwira ati wa musambanyi we, reka ubusambanyi bwawe. Umujura akaza agatanga 10. Umwicanyi akaza. Umwicanyi si ufata umupanga gusa, hari n'abicanyi. Imana yabonye bafite ibyaha byanukiye Imana, nibakizwe, bakizwe kandi bigisha abantu kureka ibyaha, bareka iby'indamu zabo. Imana irongera ambwira ngo nk'umugore w'umugabo, umugore w'umugabo ugenda mu rusengero yambaye ikabutura, yambaye mini, yambaye ubusa, yambaye udukora, yarangiza akajya imbere y'Imana agahogoza, akarira, akaririmba, uwo nguwo abona ko Imana imubona? Ntabwo imubona. Imana irambwira ngo abo ngabo ni abarozi imbere y'Imana, ni abarozi baroga uburozi bwo gutera abagabo amarari n'abasore amarari. Imana irambwira ngo abo ngabo ni abarozi baroga abantu b'Imana. Ntabasha no kwicara ku ntebe kubera kenda kagufi yambaye udukora. Ntabwo Imana ibyo ngibyo. Nibambare bikwize, bareke kwambara ubusa kandi bavuga ngo ni abana b'Imana, ngo ni abakristo. Umuntu akajya mu rusengero yambaye umushumi, amabere ari hanze, ibitugu biri hanze. Ninde wabaroze? Ese ninde utagira ukwaha, ninde utagira amaha meza, gira ibitugu byiza? Nibambare bikwize, bajye bambara ubusa bari mu mazu yabo, ariko mu muhanda, mu nzu y'Imana bambare bikwize. Niko Imana yambwiye, bajye bambara ubusa bari mu mazu yabo, Yarangiza agashorana n'umugabo yambaye ubusa, agashorana n'umwana bambaye ubusa. Abantu ariko bagenda bakebuka babareba. Imana irambwira ngo abo ngabo ni abarozi baroga abagabo, bakaroga n'abasore. Irambwira ngo abo ni abarozi. Nibambare bikwize, bareke kubeshya Imana ngo ni abana b'Imana kandi ari abakozi ba Satani. Bajye bambara ubusa bari mu mazu yabo. Abagabo bafite abadamu anyurwe n'umudamu wiwe, umugabo nawe anyurwe n'umudamu wiwe, n'umugore anyurwe n'umugabo wiwe. Ariko umutima wo kutanyurwa nawe urabuzuye. Nibyo nabyo ni ibyaha byinshi. Imana yarababaye cyane. Ibyaha byinshi byo bakora biherereye, ibyo bakora ku mugaragaro, Imana irababaye cyane. Irababaye. Iravuga ngo wa mugabo nyurwa n'umugore wawe, wirarikira abandi bagore bo hanze. Wa mugore we nawe nyurwa n'umugabo wawe, wirarikira abandi bagabo bo hanze. Unyurwe n'ibyo Imana yaguhaye, usenge Imana ikongera ibindi. Ariko mu byo izakongera, ntabwo izakongera umugabo, ntabwo izakongera umugore, kuko yaremye umugore umwe, irema n'umugabo umwe. Nyurwa nabyo, ureke kumva wafata ibyo hirya, wafata dirije uririmba neza, wafata umudiyakoni. Imana irababaye. Nimureke ibyaha, ahasigaye bagirire neza.
nimureke ibyaha asigaye ibarengere. Atari ibyo ijambo ryarambwiye ngo igihembo cy'umunyabyaha ni urupfu. Niko yambwiye, urupfu ruraje. Igihembo cy'umunyabyaha ni urupfu, niko Imana yambwiye. Nimwihana ibyaha mukizwe neza, atari ibyo urupfu ruraje. Umuntu w'umugabo, mwabonyeho umuntu w'umugabo yambara ikanzu akisiga make-up akagenda mu muhanda yirya nk'abagore yimwaringa. Abagabo baremwe n'Imana koko. Ninde wabaroze ayo marozi? Ninde yabahaye? Uwo muco mwawukuye he? Uwo muco mwawuvanye hehe? Igihembo cy'umunyabyaha ni urupfu. Mukizwe neza. Niba mudakijijwe neza, urupfu ruraje. Mukizwe neza kuko nta cyiza wakoze na kimwe Imana izakwibukiraho. Niyo waba waragikoze nyuma yo ugasozaho ibyaha, urupfu ruraje. Urupfu ruraje kandi rurihuse. Imana irambwira rero ngo nibihane kandi bakizwe, kandi abatinganyi bareke ubutinganyi, bakizwe ibyaha byose babireke, atari ibyo. Ibyorezo biraje. Ibyorezo biraje byinshi ku buzima bwabo. Ibyorezo biraje ku buzima bwabo. Nibakizwe neza, bareke ibyaha, buri wese anyurwe n'ibyo Imana yamuhaye, buri wese agorore inzira z'Uwiteka. Imana ishimwe. Hanyuma nyuma yuko insengero zifunzwe, wenda hariho abantu basenze Imana, tugira ibyiringiro, abantu bagire kwizera ko hari ikintu Imana igiye gukora nyuma y'ibi ngibi, tugana ku musozo. Abantu basenze bakanihana, bategereza Uwiteka, agiye kubafungurira. Abayobozi n'ubakoreramo n'ubakoresha, agiye kubafungurira. Uwiteka aje kubikora, ariko ntabwo ari bose. Hari abo mbega Uwiteka ahanaguyeho burundu. Niyo baba 20, niyo baba 50, niyo baba 100, hari abahanaguyeho burundu kubera ko birenze. Sinavuga uko bimeze. Ibyaha mbega byararenze, kandi irabona n'ubundi badateze kugira gute kubireka. Hari abibona badateze kubireka, izafungira burundu bakajya ku mugaragaro. Nibakora ibyaha bijye ku mugaragaro, ariko bareke kwihisha mu nsengero, basenge bitwaza izina ry'Imana, bakora n'ibyaha. Niberure bajye ku mugaragaro. Abantu banywa inzoga, hari abapasiteri bagakora ibyaha, hari abapasiteri, abandi ari abaririmbyi bagakora ibyaha, baririmba bavuga ubutumwa. Imana irababaye. Hari abifungira burundu, hari n'abigiye gufungurirwa. Rero nibareke ibyaha, umunyabyaha wese bareke ibyaha, kandi ni ukuri nibareke ibyaha Imana izarengera buri wese, kandi izatabara buri wese, izagira neza buri wese, kuko ibyaha imbere y'Imana byarayinukiye. Kandi Imana ikunda u Rwanda, ikunda n'Abanyarwanda, ikunda abantu bayo. Rero umuntu wese, yaba uri mu mahanga, yaba uri mu Rwanda, apfa kuba yumva Ikinyarwanda, Imana iramushaka ngo areke ibyaha n'igisa n'ibyaha. Imana iramushaka ngo azinuke ibyaha burundu, ahasigaye asenga Imana akurikije aho yamukuye n'aho imugejeje. Umuntu wese w'umunyarwanda hari hose yumva Ikinyarwanda, niyo yaba ari hanze, Imana irashaka ngo atunganye inzira ze kugira ngo agubwe neza kandi amererwe neza. Atari ibyo, ibirwara by'ibyorezo biraje, kandi igihembo cy'umunyabyaha ni urupfu. Bibiliya irabivuga, bazahasome, Bibiliya niko ibivuga. Kandi mugiye kujya mwumva impfu zitunguranye, kuko Imana ije kwishyuza. Ije kwishyuza icyo yakurindiye, ije kwishyuza umurimo yaguhaye, niba uri kuwukora neza, ije kukwishyuza. Kandi ahantu izagusanga uhagaze niho izakwishyuriza. Uwo mwanya uzahita uyishyura bimenyekane. Nisanga uri umunyabyaha, igihembo izaguhemba ni urupfu. Aho uzaburi, haba muri biro, haba hehe. Kandi buri wese muri ministeri akoramo, buri wese aho bakora, nibakore neza. Bakore neza, bareke ibyaha, kuko Imana irashaka ko bagira urukundo, bagira imbabazi, kandi ni ukuri bakizwa ibyaha byose. Imana yongera kunyereka, si insengero gusa, ntabwo ari insengero gusa, no mu bantu bafite akazi naho bigiye guhinduka.
bigiye guhinduka. Nagiye kubona mbona intebe zimwe barazizamuye, izindi bari kuzikuramo bazijugunya, mbona binjizemo izindi. Imana irambwira ngo ahantu hose kuko yabicaje ku ntebe ntibabiha agaciro, ikabaha akazi ntibabiha agaciro, irambwira ngo ije kugira gute, ije kwishyuza. Hari abagiye kwirukanwa bitunguranye, hari abagiye kuzamurwa mu kazi, hari n'abagiye guhabwa akazi. Hose rero ngo bigiye kunyuranwamo. Mbega Imana iraje kuko yaguhaye intebe y'akazi, ntabwo ugeze uzirikana ko ari Imana yaguhaye akazi, ahubwo wagiye mu nyungu zawe. Kandi Imana bugira ngo umuntu ugira inda nini, Imana umuntu ugira inda nini iramwanga, umuntu utanyurwa iramwanga. Muri ako kazi ufite benshi wahohoteye, ufite benshi wirukanye ubaziza ubusa, kandi Imana yagushyizemo ngo uhamye izina ryayo, ukoresha ukuri, ukunda abantu, ureke kwikunda. Naho biraje, Imana ije kunyuramo mu bantu bafite akazi, mu bantu bakomeye, kandi bagiye kubirukana bitunguranye, bafite n'ibirwara, bafite n'amakeredi, abura amafaranga yivuza, abura n'amafaranga yishyura keredi bitunguranye, kubera kuko bahemukiye Imana. Bahemukiye Imana, icyo bapfa n'ibyaha byabo, nta kindi bapfa. Nibareka ibyaha byabo ni ukuri izabababarira, ariko ibabajwe n'ibyaha buri wese mu kazi akora, buri wese aho abayobora, buri wese aho yicaye, buri wese n'amaruswa bagenda baka abo bakoresha. Imana ibyo byose yarabibonye, yarabyitegereje, n'ukuntu bagenda bakata imishahara bagenzi babo, bagenda bayikuraho, bayigavura, bavuga ngo barabasimbuza abandi. Ibyo bintu bibabaje Imana. Mbega nibareka ibyaha n'igisa n'ibyaha, Imana izabagira neza kandi izababarira. Ariko Imana iraje kuri buri wese akazi akora, kuri buri wese biro yicayemo, kuri buri wese ministeri yicayemo. Imana iraje kugira gute, kunyuranya, iraje gukora umukwabo, ije gusaka, ije gusaka. Imana ishimwe. Amen. Urakoze ku butumwa bwiza utambukije, kandi ndahamya neza yuko abo bureba babwumvishe, kandi icyo basabwa ni ukwikosora, ni ukwihana, kandi bakihanira kureka, kuko icyo Imana ishaka ni umuntu wihana ariko akihanira kureka, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo nimugaruka nzabagarukira. Hanyuma rero nibagarukira Uwiteka, kandi nayo irabagirira ibambe ndetse n'imbabazi. Turagushimiye Imana, muri guha umugisha. Nawe kandi wakurikiye ibiganiro byacu, ntitwasoza tutavuze ngo Imana ikomeze kubana nawe kandi irusheho kukwagura. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Shalom, shalom.